dutangira mu kizima batwereka umugore uri kurubangana umugore amujyana ahantu tutazi. Umugabo ageze imbere akuramo imyenda arangije atangira gufata ku ngufu umugore agerageje kumwiyaka, umugabo ahita amukubita igipfunsi arahwera. Ku yindi sene batwereka umukobwa bita Claire abyuka arangije atangira gukora imirimo ya mu gitondo nk'uko bisanzwe. Dean nawe wari muva mu kazi yahise yinjira mu modoka ye arangije yoza Claire message. Claire akibona arishima ahita atangira kwitegura. Nyuma y'akanya batwereka Dean agera kwa Claire nawe wari umaze kwitegura ahita asohoka arangije yinjira mu modoka, duhita tumenya ko ari abasheri n'abashusho. Dean yahise ajya inyuma mu modoka yindura imyenda arangije atatse icyuma baragenda bagenda baganira inzira yose paka no kuri shop. Claire yahise asohoka mu modoka agura ibyo kurya barangije bakomeza inzira yabo. Nyuma y'akanya Dean aza kugera mu mayira abiri bimucanze afata iburyo, gusa bageze imbere atangira kubona ko yayobye. Dean yaje guhagarara kuri sitasiyo agira ngo anyweshe. Claire wari wakubwa ahita ajya mu bwiherero. Agarutse Dean agiyeyo Claire ahita asanganirwa n'umugabo warimo amutera ikibiriti. Claire yabwiye umugabo ko nta kibiriti agenda n'umugabo ahita atangira kumutuka